inshuti mudahema kubana natwe mumeze mute? Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igihingwa cyitwa kayote. Kayote ni igihingwa gikunda guhingwa n'abantu batandukanye ndetse namwe wenda hafi aho ngaho mushobora kuba muyibona. Muze tugirane ibihe byiza. Hariho abayihinga batabizi ariko nyamara ifite intungamubiri ku buzima bw'umuntu, turaza kureba intungamubiri ifite ku buzima bw'umugore, turaza kureba n'akamaro ifite ku buzima bw'umugabo. Tugirane ibihe byiza rero kandi buri muntu wese asobanukirwe neza kayote cyangwa se shayote icyo ari cyo, maze urusheho gusobanukirwa uko bigenda cyangwa se n'ukuntu umuntu yayirya cyangwa se umuntu yayikoresha mu mafunguro ya buri munsi. Burya rero kutamenya nabyo birica. Muze tugirane ibihe byiza kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, tumenye neza ngo kayote ni iki, mbese ubundi ni gute umuntu yayitunganya. Kayote rero ni imboga zisa n'ikirayi cyangwa se n'ipera, rifite ibara ry'icyatsi kibisi cyangwa se icyatsi cyererutse, ikomoka mu gihingwa cyo mu bwoko bwa cucurbitacea, ni ukuvuga ngo ni mu bwoko bw'imyungu cyangwa se n'ibihaza. Amateka rero ya kayote, kayote yakomotse muri Amerika yo hagati cyane cyane muri Mexique ndetse no muri Guatemala, niho kayote zagiye zikomoka. Aha ngaha rero abanyamerika ba kera, urugero nk'abamaya, abazitanke, bariryaga cyangwa se barikoreshaga cyane kuva kera, hafi mu myaka 2000 ishize. Kayote rero ntabwo ari igihingwa cy'icyaduka, ahubwo ni igihingwa kimaze igihe kirekire kandi cyagiye gifasha abantu benshi. Nyuma rero yaje no kugera muri Afurika mu gihe cy'ubukoloni, hafi mu kinyejana hagati y'icya 18 na 19. Ubu rero ikaba ihingwa cyane mu Rwanda, cyane cyane mu turere two mu misozi nko mu majyaruguru ndetse no mu gice cy'iburengerazuba irahaboneka cyane. Uko rero kayote itegurwa, kayote ishobora gutekwa mu buryo bwinshi. Hari ugutogosa mu buryo bwa simple. Mu buryo bwo kuyitogosa uyikatamo uduce ukayishyira mu mazi ikabira, ugateka iminota hagati y'10 na 15, ugasanga ibintu bigenze neza ukarya. Uburyo bwa kabiri ni ugukaranga, uyikatamo uduce duto ukayivanga n'amavuta, igitunguru, inyanya, ugateka mu minota 10, ubwo ikabira ahiye ugatangira ukarya nta kibazo. Mu buryo bwa gatatu ni ukuyivanga n'ibindi biribwa, ishyirwa mu isosi y'ibishyimbo cyangwa se mu nyama, ugashyiramo umunyu muke. Urugero, umuntu ashobora nko kurya garama 200 za kayote ku munsi, ingana na kayote imwe. Ako kanya rwose akaba ariye indyo ifite gahunda kandi indyo rwose iri ku rwego ruhambaye. Ibihugu rero bikunda kuyikoresha, hari ibihugu bikunda gukoresha kayote cyane cyane ku rwego rw'isi. Harimo igihugu cya Mexique, igihugu cya Brazil, igihugu cya Philippines, igihugu cya Indonesia, igihugu cya Kenya ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Kayote zirakoreshwa cyane ku kigero cyo hejuru. Muri ibi bihugu rero abantu benshi bayirya nibura hagati y'inshuro 2 ndetse kugeza ku nshuro 4 mu cyumweru. Intungamubiri rero ziba muri kayote reka tuzirebeho. Mu gipimo cya garama 100 za kayote haba harimo karori iri ku kigero cya 19. Ni ukuvuga ngo iyi karori iba iri ku kigero cya 19, noneho hakazamo icyo bita amazi aba ari ku kigero cya 94%. Hakaza icyitwa carbohydrate. Iyi carbohydrate yo iboneka no mu birayi. Ni ukuvuga ngo iyi carbohydrate iba iri kuri garama 4.5. Hakazamo fibre cyangwa se udusukari twunganira igogora, tuba turi kuri garama 1.7. Hakazamo poroteyine iba iri kuri 0.8 bya garama. Hakazamo vitamine C iba iri kuri miligarama hagati ya 7 n'10. Hakazamo folate cyangwa se vitamine B9 iba iri kuri miligarama 90. Noneho hakazamo potassium iba iri kuri muri garama 125 kugeza ku 150. Hakazamo izo ni poroteyine ziboneka muri izi kayote. Ibi bivuze rero ko kayote iri low calories. Ni ukuvuga ngo ntago ishobora kubyibushya
ntiyabyibushya umuntu. Ni ukuvuga ngo ahubwo yamukamuramo bimwe mu binure kandi ikamuha ubuzima bwiza. Ifasha cyane rero mu bijyanye n'igogora. Ni ukuvuga ngo iba ifite karori nkeya ku buryo ituma umubiri ugenda neza cyangwa se umererwa neza. Umumaro rero wayo ku bagabo. Umumaro wayo ku bagabo, kayote ifasha abagabo mu buryo bukurikira. Uburyo bwa mbere ni ukongera imbaraga z'umubiri. Potasiyumu ifasha imitsi mu gukora neza, urugero kurya nka garama 200 bishobora gufasha mu kugabanya umunaniro ku kigero cya 20 kugeza kuri 30%. Icya kabiri, gufasha umutima. Fibre igabanya cholesterol mbi cyangwa se LDL. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi fibre iba iri muri kayote igabanya cholesterol cyangwa se icyo bita LDL. Ibi ngibi bishobora rero kugabanya ibyago by'indwara z'umutima ku kigero cya 15 na 25%, kandi bifasha mu mibonano mpuzabitsina kubera vitamini C ndetse na folate. Ibi ngibi rero bifasha amaraso mu gutembera neza, maze bigafasha imikorere myiza y'igitsina. Ibijyanye n'umumaro ku mugore rero, ibi ngibi cyane cyane bifasha abagore batwite. Urugero nka folate, kubera ko ari vitamine B9, ifasha mu kubaka ubwonko bw'umwana, kandi ifasha mu kugabanya ibyago by'indwara ku mwana ku kigero cya 50 kugera kuri 70%. Kandi nanone iyi kayote ifasha ku bijyanye n'uruhu, kuko vitamini C ituma uruhu rusa neza maze ikagabanya gusaza vuba. Icya gatatu, igabanya ibiro kubera ko haba harimo karori nkeya cyane. Ni ukuvuga ngo ni 19%. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi karori ifasha mu kugabanya ibiro, ugasanga rwose ihagaze neza cyangwa se umuntu ahagaze neza. Umugore rero ushaka kugabanya ibiro ashobora rwose kuyirya buri munsi kugira ngo arusheho kumva aguwe neza. Umumaro rero ku bana cyangwa se icyo kayote ifasha ku bana bakiri bato, ibafasha mu gukura neza kuko irimo intungamubiri zoroshye kugogorwa. Kandi icya kabiri, ishobora kurinda abana indwara kuko ifite vitamini C yongerera umubiri ubudahangarwa. Urugero, umwana urya garama hagati ya 50 n'100 za kayote ashobora kongera ubudahangarwa ku kigero cya 20%. Inyungu rusange rero ku buzima bw'umuntu, ifasha mu igogora kugenda neza kuko ifite fibre, igabanya ibyago bya diyabete, igabanya ibyago byo kuba wagira umuvuduko w'amaraso cyangwa se hypertension, kandi ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri, ibyo bita detox. Icyitonderwa, ntugomba kuyirya ari nyinshi cyane, hejuru ya garama 500 ku munsi. Abantu bafite ibibazo by'igogora rikomeye bagomba kuyirya gake gake. Ni ukuvuga ngo ntago abantu bafite ibibazo by'igogora rikomeye bagomba kuyirya gake, ntago bagomba kuyirya nyine umuntu wenda aguma yirya yiduda, umuntu wenda akaba yarenza garama 500 ku munsi, ntago bikwiriye. Rero kayote ni imboga yoroshye ariko nanone ifite akamaro kanini cyane. Iroroshye kuyiteka kandi irahendutse. Ifasha abagabo n'abagore ndetse n'abana. Niba umuntu yayirya nibura inshuro 3 mu cyumweru, ashobora kugira ubuzima bwiza cyane mu gihe kirekire. Reka tubashimire inshuti mudahema kubana natwe, inshuti mudahema kudukurikira. Uyu munsi twavuga ku bijyanye n'ibyiza bya kayote. Nawe ushobora kubuza ibindi byiza yagiye kugirira cyangwa se igukorera. Uyu munsi rwose watwandikira muri comment twatubwira uti ariko nanjye byangendekeye gutya, byarushaho kuba byiza cyane. Kandi turongera gushimira cyane mwebwe mudahema gukora subscribe. Iyo uri mushya kuri iyi channel ukumva ibiganiro byacu bikunyuze, ugakora subscribe, ukaba wiyemeje kujya ubana natwe mu biganiro bitandukanye, natwe birushaho kutwubaka kandi biradushimisha. Rero comment zanyu zirakenewe, kandi like zanyu ndetse na share ni ibintu byiza kuri twe. Mukomeze mugire amahoro. Yari Justin Niyonsaba, mugire ubuzima bwiza.